nari nambaye ikabutura incikiraho ariko kubera droge nyinshi ibyo nabyo sinabyitaho sinanabireba nkina urusimbi icyo bita kazungu narara ngira mu nabyita timu y'ibisambo byari bizwe hari ibutare byari bigeze no ku rwego byibisha imbunda ntera icyo bita gatarina icyo bita rokare mbi gisambo kizwe hari mu mujyi wa Butare hari ubitaga Ndungutsi we yarapfuye baramurashe hari ubitaga Kidari ariko yarakijijwe kwitaba Butare n'umuyobozi w'icyumba nawe yakiriye agakiza no murokore wa Kidari yumvise ko nakijijwe nawe itayakira agakiza kuko nayoboye ibirara 50. Turabasuje cyane abakurikiye IHUMURE TV kandi turabakunda. Buri munsi umuntu wese abakeneye ihumure, ufite ibihumuriza mugenzi wawe nanye ufite ibiguhumuriza. Niyo mpamvu buri munsi tugenda tuganira n'abantu batandukanye kugira ngo batugezaho ibibahumuriza. Nawe kandi ushobora kuba ufite ibyahumuriza mugenzi wawe, ntukagira ikibazo kuba watwandikira cyangwa se kuba watuvugisha kugira ngo tukugereho uduhe ibyo bihumuriza abandi. Ni IHUMURE TV nge nitwa Fidele Gatabazi. Tukwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ku gihe kandi buri munsi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, turagira ngo atangira twibwira atubwire bimwe mu bihumurize atuzaniye ku IHUMURE uyu munsi. Yes ashimwe cyane, ndabashuje mwese abakurikiye IHUMURE TV. Amazina yanjye nitwa Ev.Vumiriya Igice n'umugabo ndubatse mbyaye gatatu n'umwarimu muri torero rya ADPR muri Rakabugaviri. Turakwakiriye mu izina rya Yesu, turagira ngo tudatinze utubwire muri makeya Vumiriya aho wavukiye, urugendo rwawe rw'ubuzima, aho agace gatoya kugira ngo tujye twakomeza turyoherwa. Ni karibu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha abadukurikiranye. Nkuko babivuze, mvuka mu majyepfo muri Nyaruguru ahantu hitwa Imata ku ruganda rw'icyayi niho mvuka. Ngira ngo abantu badukurikiranye twagira ngo tubasangize nyine urugendo n'amateka y'ubuzima bwacu, aho Imana yatuvanye n'aho Imana itugejeje. Navutse ndi umwana b'abana bita ibinyendaro, ubu ngubu bitwa inda zavutse zitateganyijwe niko babivuga. Mbyarwa n'umukobwa batumye kwiga, umwana w'umukobwa ugiye ku ishuri ugiye kwiga, byarageze mu wa 5 segonderi. Umugabo wamuteye inda yari umucamanza muri Nyaruguru. Nuko navutse nkurikiranya amateka y'ubuzima bwanjye, maze gukura nibaza no kwizina ryanjye ko ridakunze kwitwa Abanyarwanda, baryitwa ni bakeya n'ururimi rw'Igiswahili. Nakurikiranye nsanga ubusobanuro bwabyo bivuze kwihangana. Vumiriya nicyo bisobanuye. Nkurikirana amakuru rero nsanga kunyita Vumiriya nuko navutse ntunguranye cyangwa batanyiteguye, banyita kwihangana. Mbaho muri ubwo buryo, mama arambyara ashyira kwa se na nyina, ndererwayo. Igihe kiragera barapfa, intambara iraba muri 1994. Mama yari umwarimukazi, tutabana. Nabonye nka mama wanjye nka kabiri imbere y'intambara, numva ari inshuro 2 nabonye mama wanjye. Intambara ibaye rero ahita ahunga, yari yegereye hafi y'u Burundi, arahunga ajya mu bihugu bitandukanye. Igihe kiza kugera ajya no mu Burundi, dutandukana na mama, atanyeretse data umbyara. Mbaho mu buzima bukomeye, mu buzima butoroshye bwakomereye ubuzima bwanjye. Nta byiringiro byo kubaho, nta humure, nta wampumurizaga, nta wari umfitiye impuhwe. Ari mama, ari data simbazi, nta murumuna wanjye nzi, nta mushiki wanjye, nta mama wacu, nta marume. Urumva natandukanye n'umuryango, mpura n'ubuzima bukomeye cyane. Ndabyibuka ndi umwana muto, natangiye nkora akazi ko mu ngo, ariko bitewe nuko nta mbaraga nagira, nkaba nk'ahantu nkababwira nti yewe kugira ngo mbeho ndumva nabakorera mukajya mu mpibyo kurya. Ntangira gutyo nkorera ubuntu mu ngo z'abantu, ngenda nkura bigeraho nkorera amafaranga, maze kugira imbaraga bigaragara bifatika, nkajya nkorera amafaranga, hamwe bakayampa ahandi bakanyambura. Tukavugana ati uzampemba, hashize nk'umwaka bakambwira ati bazayambikira najya guhembesha kugira ngo bampembe, bakankubita inkoni.
nkura gutyo nkurera muri ubwo buzima bwo kuragira inka, bwo kuragira intama, amatungo yose ashoboka, mba muri ubwo buzima ndakubitika mu buryo bufatika. Urumva umushumba, ubuzima bw'umushumba akenshi buba mu rwuri, abashumba akenshi barwara amavunja, abashumba akenshi barwara inda, abashumba akenshi ntibakora dushe, abashumba ntibakora dushe, ntibahinduranya imyenda, akenshi ntibarya ibiryo byatetswe mu nkono, barya inyotse. Ubwo ubuzima nibwo nakuriyemo, maze gukomeza uko ngenda nkura, naje kwisanga i Butare, aho bita i Butare mu Matyazo narahabaye. Tugarutse inyuma gato, ntabwo wabashije kuba wajya nko kwiga nka primaire, yenda ngo ujye muri ako kazi, ariko byura hari nk'amashuri abanza wagiyemo? Narize, nagiye kwiga, ariko bitewe n'ubwo buzima urumva ko higa umuntu ufite umuntu umufasha. Ishuri riza kunanira ndivamo. Ishuri ryaje kunanira bitewe n'ubwo buzima bw'amateka ko mbayeho nuko nkuze nta muntu nkurikirana, nza kurivamo, mpura na bwa buzima nyine ndimo kugenda asangiza abantu. Nari ngeze mu wa kabiri primaire. Nza kuzisanga ngeze i Butare, mu mujyi wa Butare. Nagezemo nko muri za 1987. Urumva nari maze gukora, intambara yabaye mfite imyaka ya 9. Hanyuma nza kuzisanga i Butare, nabwo nkomeza ka kazi ko gukorera abantu. Umujyi wa Butare nawo bayemo ahantu hatandukanye, mu Miyogoro, mu Matyazo, mu Rurenda, aho bita mu Gahenerezo, za Mpare, aho bita mu Cyarabu. Aho hantu hose nagiye mpaba nkora utuzi dutandukanye. Naje kuzabona umuntu nyine mukorera inzoga bita kanyanga, nayikoze imyaka 2 hari i Butare. Bigira no ku rwego ko ngenda bitindamo bakajya bankodesha muri uko guteka kanyanga, abatetsi ba kanyanga baho ngaho muri ako gace ka Butare. No kuvuga muri ubwo buzima rero bwo guteka izo nzoga, uko ngenda nkura niko nagendaga ntekereza uko nabayeho, uko navutse, uko nakuze. Nahura n'umuntu dusa nkagira ngo ni mama, nahura n'umuntu dusa nkagira ngo ni papa. Ubwo buzima nabukuriyemo, noneho agahinda karushaho kugenda kaba keshi. Uko ngenda mbona umuntu dusa nkagira ngo ni papa, kuko nari muzi. Uko mbona umuntu dusa nkagira ngo yaba ari mama, nkura gutyo muri ubwo buzima bw'umubabaro. Nari wa mwana udapfa guseka, nari wa mwana utagira ibyishimo, nari wa mwana ushobora kuvuga rimwe nko mu byumweru nka bingahe. Nabaga hundi wa muntu w'umunyamibabaro w'umunyentimba. Muri ubwo buzima bwo guteka kanyanga nari maze kugenda mwitabi, urumogi, ishyiramo drogue, essence, kore, nywa nomero ya mbere ya kanyanga iriya bacana ikaka. Urumva kugira ngo ni drogue, naravuga nti ngiye mbayeho nabi, ko najyaga numva amakuru y'uko iwacu bariho kandi iwacu ari abakire. Ibyo rero bigatuma numva umubabaro urushaho kuba mwinshi, bitewe n'ubuzima nisanzemo, bitewe n'ubuzima nakuriyemo, bituma nidoroga. Mwizo drogue, nywa essence, nywa kore, kanyanga nomero ya mbere, shyiramo urumogi, bituma rero n'ubwenge bwanjye buva kuri gahunda. Navuye mu guteka kanyanga mba mayibobo. Nabaye mayibobo hari i Butare mu Rwabayanga. Nabaye mayibobo imyaka igera nko kuri 5. Ntangira ndakarara nyine, urumva iyo umuntu akinjira mu babyita mwigara, niko babyita mu mvugo z'abarara. Barakwakira, babyita kukubatiza nko kutabatiza mu nsengero, barakubatiza bakaguha n'izina rya karitsiye. Kukubatiza ubwo ni gute? Bafite ukuntu bakubatiza. Iyo winjiye muri karitsiye runaka, ubwo busanzeyo barakubatiza. Kukubatiza ni nko kukwinjiza muri karitsiye, nkuko utanga buje ugiye muri gereza, icyo bita buje. Nanone rero winjiye mu barara, bafite uburyo bakubatiza, bakaguha izina, bakanakunyunzura, cyangwa se kwakundi banyunzura umuntu agiye ku ishuri. Hanyuma mba muri ubwo buzima bw'uburara, ntangira ndeshbesha abantu indege, babyita kurebesha indege. Ndarebaga umuntu nkabona ari umuturage, nabona ari umuturage nkamubwira indege irahise, ntayahanyuze guhera mu gitondo. Wagiye warara mugiye kureba indege, nkaba amafaranga ndayatwaye, izi ntoki bigira zitadedo, nkaba ngukoze mu mufuka, amafaranga nkaba ndayajyanye.
tugarutse inyuma gatoya yenda kugira abantu basobanukirwe wumvaga amakuru yuko iwanyu bahari kandi ko ari abakire kuki utagize initiative yo kuvuga ngo nje iwacu kwa data ntekeza ko ari kwa papa wawe wumvaga ko bahari niba hari amakuru amenye kuki utavuze ngo reka ngeyo noneho mbonane na data cyangwa se ngi iwacu ngwi iwacu kuko ari iwacu? Urakoze cyane. Icyambere gishobora gutuma ntaragize izo mbaraga zo kujya kwa data nabazaga naba marume kuko arabonaga bakambwira nibo bambwiraga amateka y'abambyara ariko nkababwira ati se niba data kuko ariho kuki mutampuza nawe tukamenyana. Ariko ikintu bansubiza baravuga ati umuntu ufite ibihamya n'ibimenyetso by'uko uriya mugabo ari kukubyara ntahari, ni mama wawe ntahari, yagiye mu bindi bihugu nta nubwo tuza ahaherereye. Ntabwo bakubwira ko yapfuye? Numvaga ko ariho, ariko bakaguta umuntu wakujyana kwa papa wawe uzi neza ko ari papa wawe ni mama ukubyara. Twe nubwo tubyumva ntabwo twabihamya kuko ntabwo ari twe tukubyara, amakuru tuyafite gutyo. Ariko umuntu nyirizina wakujyana kwa so ntari hafi, niyo mpamvu ntagiye ngo njye kureba data, njye kureba famiye. Nicyo navugaga rero, mba muri ubwo buzima ho mu Rwabayanga, mba babana bo ku mihanda mayibobo, niko nababwiye nari baye mayibobo ntoragura muri puberi muri Mondis. Hari abamena ibiryo birabiryo by'imisige tukagenda dutoraguramo, ndara mu makanevu biraza ruhurura, ndara mu bizu bitama abantu ingoma hariya mu bapadiri, ibizu bitama abantu, ndara kudutara hari abadandika ibijumba mu masoko hariya. Ariko mukurara muri ayo makanevu no mukurara muri ayo mazatabama abantu kubera kunywa itabi ryinshi. Abantu bangoye itabi ryinshi, iyo unyoye itabi droge ugera ku rwego ubwenge buva kuri gahunda. Ushobora kunywa itabi ukagera nko muri kaburimbo ukabona ni nk'inyanja, ni nka Yorodani ugezeho, ukaba ushobora gukuramo imyenda ukajya koga kandi ari kaburimbo. Ushobora kunywa itabi ukabonamo umuntu umwe ukabumubonamo nka batayo cyangwa nka korari yose kandi ari umuntu umwe muhuye. Itabi urarinywa babyita kwerekwa cyangwa se kubonekerwa. Ushobora kunywa itabi ukabona igiti ukagira ngo ni nka korari kuririmba kandi ari igiti umuyaga uhushye. Kuba rero muri ubwo buzima agiye kunywa itabi nararaga muri ibyo bizu bitama abantu, nararagamo nageze ku rwego nywa droge, ngera ku rwego numva amajwi ku buryo nshobora kugera muri ibyo bizu bitabamo abantu nkabona ndaye kuri matora Rwanda fomu kandi ndaye mu bizu bitabamo abantu. Ahubwo nkaza kumenya yuko naraye ahantu habi, itabi rinshizemo mu gitondo, itabi ryanshiragamo nasangaga inyo n'imyanda binyuzuyeho. Nibwo buzima nabayemo muri ubwo buzima bw'ubumayibobo. Nasanga nuzuyeho imyanda nkajya mu mazi ayatemba mu mazi y'imigezi, nkicaramo nkahungura bikanyumiraho. Nibwo buzima nabayemo. Iyo wagaruraga ubwenge uvuye mu itabi cyangwa se mu biyobyabwenge, watekerezaga iki? Urumva ubwenge buzima bwabaga bugarutse, noneho watekerezaga iki? Wumvaga ahazaza hawe hashingiye ku iki? Ukavuga uti reka nkomeze nk'ibiyobyabwenge, cyangwa hari igihe ubwenge bwagaruka ukavuga ngo byibuze reka ngire ikintu nakora, cyangwa se ibi bintu reka mbivemo? Wumvaga iherezo ryawe ari nk'irihe? Ikintu navuga ubundi ejo h'umuntu, iyo umuntu ari muri buriya buzima ntushobora gutekereza ejo hawe. Ahubwo njyewe icyo navuga nitaga umubyeyi ni izo droge, kuko iyo nanywaga droge nahitaga njye mu yindi si, sinabaga ndino, nabaga babyita kuba muri oro cyangwa kuba muri free, niko babyitaga muri quartier aho ngaho mu mvugo z'abarara. Iyo nabaga nanyweye urumogi, nanyweye iyo sans, nanyweye iyo kore, nanyweye iyo kanyanga nomero ya mbere, no kuvuga ngo ubwenge bwanjye bwavaga ku gihe nkaba ntakiri hano hafi. Ubwo nibwo nitaga ubuzima kubera ko nta bitekerezo nabaga mfite, numvaga nibereye mu miziki, ngoma zari zariremye kubera itabi ryinshi. Nanyweye droge ku buryo numva imiziki muri nge. Ngera muri za 2 nageze ku rwego nceza muri kaburimbi Butare imbere y'isoko nta radio ivuga kubera izo droge. Ntabwo rero wagira ibitekerezo byo gutekereza ejo hazaza, ahubwo iyo ndatekerezaga ngo kuki ndi muri ubu buzima numvaga nihebye, numvaga niyanze, nkahita mfata za droge kugira ngo nakomeza gutekereza uko mbayeho nabi, mbona nta cyerekezo cy'ejo hazaza, bigatuma nidroga. Rero itabi cyangwa n'izindi droge nanywaga nibyo nitaga umubyeyi, nibyo nitaga data, nibyo nitaga mama, kubera ko nibyo numvaga bishobora kumfasha kuba nagira icyo nita amahoro, ariko kitari amahoro yuzuye. Nibwo buzima rero nabayemo,
urumva nta mayibo bikora dushe, nta mayibo bikora dushe. Nabaye muri ubwo buzima nta dushe, nta gukaraba, ngera no ku rwego imyenda nari nambaye ikabutura incikiraho, ariko kubera droge nyinshi ibyo nabyo sinabyitaho sinanabireba. Nkina urusimbi, icyo bita kazungu narara, ngera mu nabyita timu y'ibisambo byari bizwi hari i Butare, byari bigeze no ku rwego byibisha imbunda. Ntera icyo bita gatarina, icyo bita rokare, mbi igisambo kizwi hariya mu mujyi wa Butare. Hari uwo bitaga Ndungutsi we yarapfuye baramurashe. Hari uwitaga Kidari, ariko yarakijijwe kwitaba i Butare n'umuyobozi w'icyumba, nawe yakiriye agakiza n'umurokore. Uwo Kidari yumvise ko nakijijwe nawe itayakira agakiza, kuko nayoboye ibirara 50 muri icyo gihe. Uko nagenda nkura niko nagiye nzamuka. Hari undi bitaga Nyiranzage, uwo nawe ariho, ariko ni umugabo. Nyiranzage niryo zina rye, ariko Nyiranzage nawe nubwo ariho, kubera droge nyinshi n'ibiyobyabwenge byinshi yanyweye, ibiyobyabwenge bigera ku rwego atakibasha kwikontorora. Yanyweye itabi riramubwira ngo akore tize yirukanke, arirukanka niyagaruka. N'uyu munsi ni umusazi, ntabwo aragaruka mu buzima. Ni wa muntu wirukanka, byaramubwiye ngo yirukanka ahita yirukanka niyagaruka. Ariho Nyiranzage, abantu bazamubona wirukanka cyane, niko byamufashe yirukanka. Muri ubwo buzima nta byiringiro, nta humure ryo kubaho habe namba. Nageze ku rwego ndwarinda muri karitsiye aho nabaga rero mu barara, twe ntago twazitaga inda nyinshi nk'izuba ryavaga zayagaraga inyuma ku myenda, kwiyo myenda twabaga ibya mukoboye, twazitaga abafaransa cyangwa abasuwisi. Niyo mvugo aho ngaho twavuga ati iyo zabaga zakuriye zabaye nyinshi, bavuga ati abasuwisi bamere nabi cyangwa abafaransa, ukayirushyirwa inda ukajugunya. Ubwo buzima rero nabagamo aho ngaho muri ubwo buzima bw'uburara, nta muntu wari umfitiye impuhwe, nta muntu wambwiraga pole. Naribye aho mu gutega gatarina, ngira baradufunga hari butaregera za Karubandira, narafunzwe inshuro zirenze zingahe. Aho rero nta byiringiro byo kubona ni humure nari mfite muri ubwo buzima. Nageze ku rwego n'icyo nababwiye, numvaga amajwi nashobora kunyura ku itungo y'umuntu ntazi nyiri iryo tungo, nshobora kunyura nko kwinka cyangwa ku ihene, nkumva rimbwiye ngo mwana, ngo ihene yawe yakuze ryari, nkaba ndayizituye nkayijyana kuyigurisha, ntazi nyirayo. Ubwo buzima mbukuriramo, mbaho gutyo. Data na mama ntibarebuza ubuzima mbayeho, ariko icyo nashaka kuvuga abantu baduteze amatwi badukurikiranye, nuko mu ijuru hari Imana, kandi Imana ishobora byose, Imana ihindura amateka, Imana igira neza. Hari ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 5, Imana ibwira Yeremiya mubwiye ngo nakumenye ntarakurema, kandi nakwije utaravuka ngo ushyira ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Icyo nabwira abantu badukurikiranye, nta buzima na bumwe umuntu ashobora gucamo, umuntu wabayeho akavuka Imana itazi kandi itagizemo uruhare. Ibintu byose bitubaho niko Imana iba yabyemeye, kandi mu rukundo rwayo ibifite ikintu igambire kuzigisha uwo muntu. Nge nanyuzeho muri ubwo buzima bw'umubabaro, mbubamo, mbutindamo, kugira ngo igihe nk'iki nzabashe kuba nafasha abantu bari mu buzima butagira ibyiringiro, butagira ihumure. Icyo nabwira abantu badukurikiranye nuko inzira ducamo zishobora kuba ari inzira zidushaririye, zishobora kuba ari inzira z'imibabaro, ariko zidushyira inzira z'umunezero. Muri ubwo buzima bw'umubabaro, muri ubwo buzima butagira ibyiringiro n'ihumure, nge nari mbayeho mbaririza ababyeyi, nge nari mbayeho nk'ikihebe, nge nari mbayeho ntagira hepfo na ruguru, hepfo ntagira shinge na rugero. Ariko Imana ari kunteguramo umukozi wayo mu gihe gisa n'iki ngiki, kugira ngo nzafashe abantu bakiri muri ubwo buzima, ubuzima bw'imibabaro, ubuzima bw'ibikomere. Kandi hari n'ubuzima umuntu abamo, abantu baduteze amatwi badukurikiranye, hari ubuzima umuntu abamo ku buryo nubwo yaguhumuriza bitagera ku kibazo cyawe n'igikomere cyawe. Ahubwo muri ubwo buzima burimo haba hakenewe Imana, ya Mana yatumye uvuka, ya Mana yatumye ubaho. Hari abantu babaho bakavuga batari ko kuki ndiho, uwanyereka data, uwanyereka mama, nge namubaza impamvu naje ku isi, kuko nanjye nagize ibyo bitekerezo. Nkibaza ngo ni gute navutse, se navukiye kubabara, navukiye imiruho, ni gute nkavuga ngo uwanyereka data, uwanyereka mama. Bigera no ku rwego niga ubugome, nge nizi icyo bita kaci, ni igitera amakofi, ku buryo no muri karitsiye aho nabaga aho ngaho mu birara, iyo nagukubitaga ingumi imwe nta ya kabiri. Ni ukuvuga ngo niga kaci, nkavuga ngo uwanyereka mama, uwanyereka data, ni ibintu ngiye nabakorera. Nuko nakuze ndi umugome rero, ariko Imana yari irimo kuntegura, mu undi muntu w'ejo hazaza. Kintu mvugana n'abantu duteze amatwi, iyi Imana izagukoresha ibikomeye ntikunyuza horoshye, ikunyuza ahantu hakomeye. Iyo uzaba umuntu udasanzwe, ntabwo Imana ikunyuza mu bisanzwe, ikunyuza ahantu hadasanzwe.
iyo uzaba umuntu w'amateka ntabwo Imana ikunyuza mu bintu ikunyuza mu bintu by'amateka. Nicyo nshaka kuvugana n'abantu baduteze amatwi. Hari ubuzima umuntu acamo ariko bumushyira ubundi buzima. Icyo nshaka kubwira abantu badukurikiranye, ubwo buzima nari ndimo bwari ubuzima butagira ishusho. Nawe ureba umwana we mwiyarara muri puberi muri mondisi, umureba aho ngaho nta hejo hazaza. Umuntu wese ukunyuzeho aba gufite arakubita, keretse nyine umuntu waba waranyuzeyo niwe wamenye icyo uzaba cyo, cyangwa akavuga ati nanjye nanyuze aha, Imana iza kungirira neza, akaba yakugirira ineza. Cyangwa umuntu ufite umutima wa kimuntu, umutima karemano. Nabayeho muri ubwo buzima nta byiringiro, nta hejo hazaza ntekereza. Shaka kuvuga iki rero? Umugambi w'Imana ubuhishe mu muntu, kandi icyo uzaba cyo kikubamo ukakibamo. Icyo uzaba cyo muragendana, kandi ejo hawe, abantu baduteze amatwi, ejo hawe harahishwe. Ushobora kuba uri umuntu uciriritse, udafite ishusho, udafite icyerekezo, ukaba ariko wisanze. Ariko nagira ngo utangarize ngo hari Imana ihindura amateka, hari Imana igira neza, hari Imana ikora ibimenyetso n'ibitangazo. Nta hantu habi Imana itavana umuntu, nta n'ahantu heza kure cyane Imana itageza umuntu. Muri ubwo buzima butagira ihumure, butagira ibyiringiro, Imana yaje kungirira neza. Ariko muri iyo mibabaro yanjye, muri ako gahinda kanjye, Imana yanteguraga uwo ndiwe uyu munsi n'uwo nzaba ejo hazaza. Icyo uzaba cyo kikubamo, icyo uzaba cyo muragendana. Nta n'umuntu ushobora kukiburizamo. Kandi mbwira abantu baduteze amatwi badukurikiranye ngo waje ku isi Imana ibizi, yabyemeye uko waje, uko wavutse, waje kuri misiyo y'Imana. Ahubwo icyo dusabwa ni ukugira ngo dukore icyo twaziye ku isi, icyo twaremewe. Rero muri ubwo buzima bw'uburara, muri uko gufungwa, muri izo droge, tukiri kuri ubu buzima bw'uburara, hari nk'udutendo wibuka waba warakoze ukavuga uti ibi bintu ahantu n'Imana yahankuye honyine, bikakwereka ko Imana yari gufiteho nk'umugambi. Uvuga ati iyo nibutse ukuntu twagiye gutera gatare n'umunsi umwe bikagenda gutya na gutya, iyo nibutse itungo ry'umuntu nagize gutya na gutya, iyo nibutse umuntu nakubise, iyo nibutse umuntu narwanye gutya na gutya, ibintu byibura nka bitatu uzi bikomeye waba waranyuzemo muri icyo gihe cy'uburara. Uyu munsi utekereza ukavuga ngo wari umugambi w'Imana, kuba naraciye muri ibi bintu ntibinyice, nuko wari umugambi w'Imana. Ni nk'ibiki wibuka cyane cyane kurusha ibindi? Navuga nk'ibintu nka bitatu. Ni byinshi ariko navuga nka bitatu. Icya mbere, kuba umugambi w'Imana wari undimo, nigeze nywa itabi umunsi umwe. Itabi rirambwira ngo niruka nk'uko wa mwene data Nyiranzage nababwiye wahise agendana ko n'ubu n'umusazi. Inyweye droge, nyweye itabi rimbamo ryinshi, rirambwira ngo nkore siporo, nkore tize. Icyo gihe nari ndi Butare hariya hafi ya kaminuza. Mvi Butare hariya nirukanka n'amaguru ngira ku Kanyaru ukubera itabi. Ariko ku Kanyaru hafi y'u Burundi nyine, hara ku Kanyaru hariya twambukira tugiye i Burundi. Ngera ku Kanyaru, ngeze ku Kanyaru itabi ninshiramo, ngeze ku Kanyaru neza, ngarura ubwenge ngeze ku Kanyaru. Urumva n'urugendo rurerure kugira ngo ngaruke. Nagarutse nyine nta tabi nta droge, kuko nari narinyweye. Ngaruka n'ibirenge, ndongera ngaruka mu mujyi wa Butare. Aho ngaho icyo nshaka kuvuga ko umugambi w'Imana rundiho, kandi Imana ifite umugambi. Kuki ntirukanse ngo oya ngende niyahure muri mu Kanyaru, cyangwa se kuki ntirukanse ngo nkomeze mu musazi? Ko arabo twasangiye itabi bakaba debile cyangwa bakaba abasazi ku musozi. Kuki nge ntagendaniye ko? Ni wa mugambi Imana warundimo, ni cya kindi Imana ari gutegura ko nzaba cyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nigeze niba umwafandi umwe, yari umugabo w'umumajoro. Kwiba majoro muri kiriya gihe, nshuti yanjye, nibye umumajoro hariya kwitaba iwe haranarindwaga. Ariko mbonye inkweto yanditse hariya ku gipangu, ya Express nziza cyane, itabi rimbwira ko ari yanjye. Ndagendera yijyana, ndayifata nyijyana mu isoko. Ni ukuvuga ngo aho hantu narakubiswe mu buryo bukomeye, ariko Imana iza kumvana yo, sinicwa n'inkoni. Icyo ni icya kabiri. Twigeze dutera ahantu, tujya kwiba ahantu, ni nabwo bwa mbere naba naragize impuhwe. Muri ubwo buzima nabwo nagize impuhwe, numva imbabazi zinjemo, nta mbabazi nagiraga. Nagiye kwiba ahantu hariya, njyanye n'abandi, abandi bagenda imbere yanjye, ariko nshaka kwinjira mu yindi nzu byari byegeranye ngo bagiye kwiba hirya. Ngiye kwinjira mu nzu, bari batekeye ku rubaraza. Umugore utwite aramfata, utwite inda yenda kuvuka,
aramfata numva imbabazi ziramfashe ndavuga nari mfite inkota ndavuga uyu mama mutera inkota ariko ngiriye muhe uruhinja ruri mu nda ye aho ngaho ndafatwa uwo mama mutwita aramfata nyine ndavuga uyu mugore sinamuhutaza mugirira impuhwe nukuvuga ngo aho hose icyo gihe habagaho rukuru dufese ndibaza icyo gihe zakoraga bahamagara umurenge bahamagara quartier yose uruba rugate bya bisambo byatujujubije dufashemo kimwe aho rero igisambo cyarakubitwaga ku buryo ushobora no kwicwa n'inkoni baranzamukana barankubita inkoni zitagira ingano barankubita impinteri muri icyo gihe igisambo banagifataga bakaguca ukuboko cyangwa bakanakwica ugapfa ariko Imana irandinda sinicwa n'izo nkoni sinagwa naho ngaho Imana wa mugambi w'Imana Imana irawukurikirana ndacyariho kubw'umugambi w'Imana. Ahandi rero nahantu bari bandashe ariko baramusha rifatana mugenzi wanjye wondungutse nakubwiraga twari twagiye kwiba naho nyine tujya kwiba ahantu harinzwe tugiye kwiba baratwirukankana ntitwahagarara nyine mugenzi isasu rinyura ku gutwi rifata uwo mugenzi wanjye arapfa ariko njyewe mbaho sinapfa. Ibyo ni nk'ibintu nkabingaye nka bitatu nabasha kuvuga ngo aho nari nabonye urupfu cyangwa nari nabonye ko ubuzima bwanjye burangiye ariko Imana irankurikirana ingirira neza. Ndumva rero abantu badukurikiranye twabararikira mu gice cya kabiri dukomeza uko nakiriye agakiza nuko Imana yahinduye amateka y'ubuzima bwanjye. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha abakurikiye IHUMURE TV, tubibutse gukora subscribe kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro. Vumiriya tuzakomeza tuganire mu gice cya kabiri. Murumva yuko ibibazo byose duhura nabyo mu buzima Imana ibidufiteho umugambi kandi Imana iradukunda. Nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo wanyura mu ntambara, nubwo wabura ababyeyi, nubwo wabura inshuti, ariko Imana iracyagukunda. Uyu munsi tukuzaniye inkuru y'ihumure kandi tuzakomeza kubana nawe. Yesu abahe umugisha. Nitwa Fidele Gatabazi.